Ndabasuhuje. Bimwe bitavuzwe n'umwe mu basesenguzi akaba umunyamakuru mu kiganiro wari uzi ko nk'uko nanone Antonio Guterres yabitangaje ko isi iri gutogota, nta bintu bikurikiraho yatubwiye cyangwa se inkurikizi. Isi nimba iri gutogota bivuze ko isi yabaye urwondo. Ikaze muri iki kiganiro. Ubundi busanzwe tuzi ko iyo ibintu bitogota hazamuka imyuka, iyo myuka myinshi ikazamuka mu kirere ari ibyara ibicu bikabyara imvura. Niyo mpamvu nyuma y'uko ukwezi kwashize tariki ya 20 hagaragara ubushuhe bwinshi ku isi, uku kwezi hatangiye kugaragara ibimenyetso uhereye mu ijoro rishira kwa 15 aho imvura yatangiye igwa bidasanzwe, ikagwa ingana n'iyagwaga mu muhindo. Ese ibi ngibi birasanzwe imvura mu mpeshyi, bivuze ko niba bikomeje gucya isi uzasanga ari urwondo gusa. Ibi si igitangaza. Turebe iwacu mu Rwanda, imisozi ya Gishwati, Mukura, Gakenke, Nyankenke, Muhe ndetse na Muhungwe, Gaseke na Gakenke, ibi byose hari icyo bitwereka, ndetse n'ibirunga nabyo hari ibyo bitwereka kuba turi ibirunga. Ubwoba rero bwabaye bwinshi muri aba bantu kubera ko ubushuhe bw'isi buzagenda bwiyongera, niko n'imvura izagenda iba nyinshi, ugasanga isi yose baye urwondo, twese twituriye mu bishanga. Bivuze ko niba izuba riva cyane imvura iziyongera cyane, uko isi itogota imyuka mu kirere ikiyongera, ibi bigaragaza ko n'imvura ariko iziyongera. Ibi twabirebera cyane ku misozi ya Ndiza ndetse na Shorongi ndetse ku musozi wa Rubavu, aho wagira ngo hari ibintu byatwitswe cyangwa se ari imyotsi igenda iguruka muri iki kirere kubera imyuka y'ibi biyaga bigenda bizamura imyotsi kubera gutogota ku isi. Bivuze ko niba isi igumije gutogota tuzaja twirirwa ku manywa dutwikwa n'izuba, nuko nijoro turare hanze dutegereje ko isi yacu yakoma bitewe n'imvura. Ibi wabibona urebeye nko ku biyaga bikurikira. Hari ibiyaga nka Nyirakigugu, Karago, Ruhondo, Burera, Cyohoha ndetse n'ahandi henshi. Urugero twafata ni nkuru y'ikiyaga cya Nyirakigugu, aho ubu ngubu ubutaka bwasunitse amazi mu birometero bigera muri 2. Amazi akiyongera agasenya ndetse igice kimwe cy'umudugudu wa Nteranya ndetse na santere igasenyuka burundu. Bivuze ko 2075 hari byinshi bizaba bitakiboneka kuri ubutaka bwacu bw'uyu munsi. Ese koko isi iratuganisha hehe? Hari byinshi nanone abana bacu bazaje batubaza bikaba nk'amateka tutakibona muri ubu buzima. Niba mu majyaruguru hari ibihingwa bahingaga, bagahinga ibirayi bikurikira, Nyirakabondo, Kuruza ndetse n'ibindi, ibi byabaye amateka ntiwanabibona kuri ubu butaka. Twareba hahinga ibishimbo, hari byinshi bitakiboneka, twavuga Canada, Konjonoki ndetse n'ibindi, ibi byabaye amateka. Abana bacu bazaje batubaza buri munsi, ese ibi bintu byagiye hehe cyangwa se bihingwa gute? Turagaruka ku mateka y'ikirere. Iyo imyotsi igumije gucucumuka muri ya mazi atogota, bivuze ko ikirere kizagira ibicu byinshi, ibicu bikakora ikintu twita ngo ni ibicu. Bya bicu bikazatanga imvura bitewe n'umuyaga naho werekeza. Isi yacu rero naho ngaho igeze, imiyaga izagenda ihuha yerekeza kuri bya bicu, nuko imvura ibe nyinshi mu gace dutuyemo cyangwa se mu isi dutuyemo, aho uzasanga ubuzima bwarahindutse, abandi baratekereje ubundi buryo babaho. Ntabwo ibigereranya ari byinshi, ariko washingira nko ku ruzi rw'Urugezi ndetse ukarebera ku kiyaga cya Ruhondo ndetse na Burera. Ibi bigenda bikwereka ibitangaza uko bizagenda bigaragara hirya no hino. Ni ibimenyetso by'ibihe kandi ibimenyetso by'uko mu mwaka wa 2020 ibi bimera byose bizaba bitakiriho, ibindi bitacyumvikana muri iyi si yacu y'abazima. Ibi
ibi byabayeho kandi na none bizaguma bibaho. Ese ibiciro byo bizagenda bite? Ibiciro bigenda byiyongera aho hari hashize imyaka amagana cyangwa se ibinyecumi by'imyaka umunyu utazamuka ku masoko, ariko umunyu wiyongeyeho igiceri cy'ijana, abenshi bahisemo kureka kurya umunyu. Ese ibi nibyo bitera indwara cyangwa se hari ibindi bibitera? Ni uko ibinyabuzima byagiye byangirika, abantu nabo bakaba nta buzima bwiza bagifite mu mibereho yabo ya buri munsi. Bimwe rero bitavuzwe n'ubu bushakashatsi bw'uyu munyamakuru ndetse n'ibyo umunyamabanga wa Loni yatangaje Antonio Guterres, ni ukwerekana ko isi niba igeze mu gihe cyo gutogota, isi igeze igihe cyo guhinduka urwondo. Ntabwo ubushyuhe bwakwiyongera ku isi hatabayemo imivu ndetse no guhorera kw'imvura. Nibyo byabaye muri uku kwezi mu ijoro ryo kwa 14 rishyira kwa 15, ubwo imvura yatangiye kugwa mu bice byose by'igihugu. Bivuze ko imvura ikomeje kuri uyu muvuduko, abantu benshi batangira kurara bahagaze ndetse banibaza, ese ubuzima buratwerekeza hehe? Ese ibi bizarangirira hehe? Ese bizarangira isi yacu itubamye? Hari amasantere amwe yagiye abura kandi akazima, twasanga nk'iyo turebe mu masantere nka za Mahoko ndetse n'ahandi hatandukanye. Aya masantere yarazimye kubera imyuzure, ariko ntago bivuze ko izuba ritazatuma abantu bazima, ahubwo abantu bazagabanya ubushobozi bwo kubaho. Abenshi baje gutura ku nyanja, abandi niba ku isi harabagaho abantu barebare bazaba gufi bitewe n'izuba ryinshi rizaba ribakaranga kubera uko gutogota ku isi. Ntago ari ibi gusa, hari imijyi myinshi izaba itakiboneka muri iyi myaka kubera izuba ryinshi. Abantu bazihutira kujya gutura mu mashamba, urugero nka za Gishwati ndetse na Mukura, ariko ntibizabakundira. Abandi bazatura mu maparike y'ibirunga kuko ariho babasha kubona umwuka mwiza, nk'uko bamwe bagenda batura mu ishyamba rya Amazon. Isi izagenda ihindagurika uko bwije n'uko bukeye. Ibyari biriho none bizaba umugani ku bazaza ejo. Uko ibinyejana bigenda byiyongera, ibindi bigataha, isi yacu igenda ihindura uko yabagaho kera. Nanone ntitwavuga ibi tutarebye ku nyamaswa zabagaho mu gihe cya mbere mu binyejana bishize hafi imyaka 600. Izi nyamaswa zabagaho kuva umwuzure warangira. Inyamaswa n'uwayingiranye nazo mu nkuge zararamye kandi zibaho mu gihe cyacu, ariko ubu ngubu hari inyamaswa nyinshi utabasha kubona, yaba inyoni, yaba inyamaswa zigendesha amaguru ndetse n'ibindi bikurura inda mu butaka ndetse no mu mazi. Izi zose zarakamye, zarashizeho bitewe n'iki? Bitewe n'uko ihindagurika ry'ikirere ryagiye ryiyongera ndetse umuvuduko wo kwangiza akayungiro k'izuba uko kagiye kangirika, inyamaswa nyinshi zagiye zishyira kuri iyi si dutuyeho, aho hasigaye 1/2 ku nyamaswa zari ziriho mu gihe cy'umwuzure. Ibi ngibi biravuga iki? Ni amerekezo y'ubuzima bw'umuntu, aho ubuzima bw'umuntu bugenda bushyira uko bwije n'uko bukeye. Isi rero niba itogota, bivuze ngo nawe gereranya, niba ucaniye amazi yo guteka umutsima, amazi agiye gusha agatangira kubira, ya myuka izazamuka mu kirere. Uko izamuka mu kirere niko izakora ikintu, cya kintu nacyo gitera ingaruka nyuma yaho. Isi rero niba itogota, isi nanone igiye guhinduka urwondo gusa, aho abantu bazaba nta misozi ikigaragara ndetse n'ibibaya amazi yose yarashizeho. Ntago tutagaruka kuri iyi nkuru turengagije ko amazi menshi y'inyanja agenda akama ku rwego rutigeze rubaho ku isi mu binyejana byinshi byashize. Twareba nk'inyanja nyinshi zitandukanye ndetse tukareba n'ibiyaga bitwegereye nk'ikiyaga cya Kivu, aho mu mwaka w'2023 habagamo amafi y'ubwoko bwinshi kandi agatanga umusaruro mu buryo butandukanye, ariko ubu ngubu umusaruro ugenda uba muke bitewe no kwangirika kw'ibidukikije ndetse no kwangizwa n'ibintu bigenda byiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ese mwene muntu yarahindutse? Ntago ari byo gusa. Niba isi ibaye iri gutogota, isi igiye guhinduka urwondo. Urwondo bivuze ko niba umwana avuka muri iki gihe
atandukanye n'umwana wavukaga mu gihe cya mbere mu myaka yashize, bivuze ko isi yahindutse kandi isi yabaye umutogoto kandi igiye guhinduka urwondo. Niba umwana yaravukaga abasha kuba yatangira ishuri ari uko abenshi bamukoreshaga ku gutwi, mwarimu akamuha ibizamini byinshi bitandukanye, ariko ubu umwana w'imyaka 3 abasha kuja mu ishuri agatangira guhangana n'ubumenyi bw'iyi si, ubumenyi butandukanye. Umwana nawe ubwo afite ubushuhe mu mutwe araka, bivuze ngo ubwenge bwe nta kigero na kimwe ashobora kuzagera ku bwenge bw'umwana wabayeho mu isi ya kera, aho ibyo ngibyo atahuraga nabyo, aho ibyo ngibyo atabibonaga. Niyo mpamvu ikigero cy'ubuzima kigenda kigabanuka uko bwije n'uko bukeye. Ese koko isi iri gutogota? Isi iri gutogota, niko biri. Isi niba itogota, abantu nabo baratogota, kandi isi igiye kugera ku maherezo yayo nk'uko bigaragara kandi nk'uko bigenda biboneka hirya no hino mu mijyi itandukanye, aho utabona umutekano cyangwa se ngo ubone aho ukinga umusaya kubera izuba ryinshi. Iri zuba naryo iyo rirangije, imvura ikurikiraho ibagahoma munwa, bamwe bakarara hanze abandi bakarara bikinze ku bikuta kugira ngo imvura itababutsa amagara. Nakagaruka gumye dukurikire ibi biganiro tubikugezaho buri munsi uko bwije n'uko bukeye.